amen. Hanyuma rero reka tujye noneho ku buzima bw'uyu munsi. Uyu munsi wowe noneho ubuzima bwawe bumeze gute? Ese uracyakora muri Simba? Ese ntago ariho ukora? Tubwire ubuzima bwawe noneho uyu munsi wa none aho buhagaze bimeze bite? Uyu munsi ntabwo ngikora muri Simba. Yego. Ndi gukora ibiraka bisanzwe kuko korona ikimara kuza nyine byagize ubukungu ku bigo byinshi. Yego. Bya leta ndetse n'ibyigenga. Yego. Nk'uko mubizi n'abantu ku giti cyabo byabagizeho ingaruka. Yego. Rero Simba yagabanyije abakozi benshi. Mu bagabanyijwe nanjye nyine nari ndimo. Yego. Ubwo rero kubera iyo mpamvu sindi muri Simba, ariko ntabwo ari indi mpamvu wenda ngo nitwaye nabi iki, bagabanyije abakozi nyine kubera nawe bakugabanyamo impamvu z'ubukene. Impamvu z'ubukene nyine bwatewe na corona cyangwa se ingaruka zatewe na coronavirus. Yego. Hanyuma rero noneho rero tujye ku muryango wawe nyirizina. Uyu munsi mama wawe abayeho ate? Ese aracyari Cyangugu? Abavandimwe wawe uyu munsi bameze bate? Kubyerekeye umuryango wawe bihagaze bite, bimeze bite? Byerekeye umuryango bameze neza. Yego. Mama twaje kugera igihe tumukurayo. Yego. Uko abavandimwe banjye bose urumva barashatse. Mushiki wanjye muto nyine niwe sigaye. Yego. Ariko abandi bose barashatse. Cecuru rero twamukuyeyo tumuzana inaha. Nawe ari inaha. Yego. Waturirimbira indi ndirimbo? Nta kibazo. Karibu. Nami Yesu ndagushima kubw'icyemezo wafashe cyo kuzuvukira isi ubyarwa ya nta kibazo birumvikana. Indirimbo yawe yitwa iki? Yitwa iki indirimbo yawe? Yitwa Yarazutse. Wayihimbye ryari? Ni kera. Ni kera, iri no mu za mbere nakoze. Sinayiherukaga rwose. Sinayiherukaga kuyirepeta, sinayiherukaga. Ariko yitwa Yarazutse, iranakoze. Yakoze muri studio. Wayikoze muhe mwaka? Nayikoze 2010, 2009. 2009. Hanyuma noneho ibikorwa byawe by'umuziki uyu munsi wa none ihagaze bite? Ibikorwa by'umuziki simperutse muri studio. Yego. Ariko ndashaka kubisubiramo cyane, ngakora cyane. Yego. Kuko nari maze igihe nyine mpuze ndi mu kazi.
mbese ibintu by'umuziki nyine mbikorera cyane muri korali, ntari gukora cyane ku giti cyanjye yego bitewe n'akazi, nkibanda cyane muri korali, ariko ndashaka noneho kongera gukora cyane. Imana iguha umugisha kandi Imana igushyigikira. Hanyuma Vincent, turi kwegera kugana ku musozo, ese ni ubuhe butumwa wagenera abantu ku byerekeye wenda ubuhamya bwawe n'ubuzima bwawe, ubutumwa wagenera abakristo, gira mbese ubutumwa ugenera abantu n'ubutumwa utangaza wabasigira, n'ubuhe butumwa wabaha? Ubutumwa naha abakristo muri rusange n'abandi bantu bose ni ugusenga bakamenya ko Imana ariyo igira ikikora ikagikomeza, kuko n'ibi byose turi gucamo, ibi byose bya korona bizarangira, ariko bizarangira kuko twasenze. Nidusenga tukizera, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimutaka mugasenga mukegera Imana, ibyago byateye mu gihugu, Imana ngo izumva idukirize igihugu. Niyo mpamvu rero icyo nasaba abantu, ubutumwa nabaha ari uko basenga kandi bakizera, kuko gusenga bikiza igihugu. Bagasenga kugira ngo Imana ibashe kudukiriza igihugu, idukize iki cyago cya korona. Iki cyago cya korona nicyo gitumye tutari gusenga, iki cyago cya korona nicyo gitumye tutakijya mu nsengero, iki cyago cya korona nicyo gitumye tutari gukora akazi. Iyo rero dusenga Imana, basenge, Imana idukirize igihugu. Imana ishimwe cyane, urakoze cyane Vincent, Imana iguha umugisha. Wenda ikindi kibazo gisa nk'ikibanziriza icya nyuma, ese abantu bakunda indirimbo za Irambona Vincent, izo wakoze muri studio, bazibona bate? Abantu wenda umuntu wifuza indirimbo zawe yazibona ate, yazigeraho gute? Indirimbo zanjye ziri ku rubuga rwa YouTube. Yego. Niho ziri, izibashije kuba zifite amashusho, ariko n'iza audio nazo ndashaka kuzazishyiraho. Yego. Nazo ni iminsi mikeya bakazajya bazisangaho. Yego. Kuri rwa rubuga nyine navuze, Irambona Vincent. Yego. Kuri YouTube official. Irambona Vincent official, cyangwa se akampamagara 0788 7 4 7 4. Niki wasaba abakunzi b'indirimbo zawe cyangwa se abantu bagukunda muri rusange, wabasaba iki? Icyo nabasaba nuko banshyigikira mu buryo bwose, uburyo bwo gukora subscribe kugira ngo ntere imbere. Yego. Uburyo n'uwaba afite ubundi buryo yamfashamo ashobora kubikora. Yego. Ashobora kuba ari nk'umuntu ufite nka studio ashobora kumfasha, kuko ntabwo waba umuhanzi utajya muri studio ngo uvuge ngo uri umuhanzi. Bisaba kuba nyine ukora. Iyo uri umuhanzi bisaba gukora, kuko nkanjye mfite ubushobozi bwo kuba nabona indirimbo buri munsi. Yego. Rero kubona indirimbo wabasha guhimba buri munsi ariko utayikora muri studio bisa nkaho ntacyo biba bimaze. Wabona icyo mfasha no mu buryo bw'amasengesho, nayo turayakeneye. Dukeneye inkunga zose, inkunga z'amasengesho, inkunga z'amafaranga n'izindi nkunga zose. Ni iyihe ntego ufite muri minsi iri imbere cyangwa mu myaka iri imbere? Intego mfite nuko ndashaka kuzaba umuhanzi. Yego. Ukomeye. Nkajya nkora ibiterane biri live. Yego. Kuko mu bintu byatumye nsa nk'ucecetse cyane, narekeye aho gusa n'uririmba cyane muri bya bihe byari bigezweho amasede. Abahanzi twese tugenda dukoresha amasede, ariko nkabona ni ibintu nyine ndakunda, nkabona ni ibintu bitanshimisha. Rero ubu ngubu icyo kora byari bitangiye kugera ahantu heza, nuko korona yaje ikabivangavanga, ariko wabonaga ko abahanzi benshi bari gukunda live. Yego. Rero intego mfite niyo kujya nkora umuziki live, nkaba mfite bande besi ikora umuziki live, nanjye ndirimba biri live, apana bya bindi byo kugenda ngo dushyire CD. Niyo ntego mfite, ngakora indirimbo ziri international, indirimbo zigezweho kandi ziri mpuzamahanga.
Ya Vincent, urakoze, turagushimiye cyane, Imana iguha umugisha mwinshi. Hanyuma waririmba indirimbo imwe, warangiza ndibaza nimero wayitanze na social media wabivuze byose, uhagasenga hanyuma tugasoza. Urakoze cyane. Nubwo bimeze bityo twe tuvuga iki, ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, oya namubisha. Nubwo bimeze bityo twe tuvuga iki, ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, oya namubisha. Uwiteka niwe mungeri wanjye, oya sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Aho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Uwiteka niwe mungeri wanjye, oya sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Aho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Nubwo bimeze bityo twe tuvuga iki, ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, oya namubisha. Nubwo bimeze bityo twe tuvuga iki, ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, oya namubisha. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha abo turi kumwe. Ndabasaba cyane kugira ngo mukomeze kuba kumwe natwe, mujye mudufasha, mukore subscribe kugira ngo natwe dutere imbere. Ariko mudufashije no mu bundi buryo bwose bw'amasengesho, uburyo bwose mwashobora mwadufasha, mu buryo bw'umuziki, mu buryo bw'ibitekerezo. Turabakeneye, dukeneye inkunga zanyu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ni Irambona Vincent official YouTube channel, na za nimero za telefone, cyangwa niyo watwandikira kuri email ni Irambona Vincent, Irambona James. Kuri email ni Irambona James, niyo watubarizaho. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ya Vincent, urakoze, Imana iguha umugisha. Hanyuma nanjye ni Iracyaturagiye Israel, twari turi kumwe na Irambona Vincent. Yesu abahe umugisha. Vincent, wasenga noneho tugasoza. Mana Data, Mana ikomeye, turagushimye ko banye natwe muri iki kiganiro, tugirira neza abantu babanye natwe cyangwa bazajya bakurikira iki kiganiro, baye gufashwa mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ujye utugirira neza, udufashe, turengere muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane inshuti. Yesu abahe umugisha. Bye bye.